Joriji n'umugore we bari bagurishije ikawa nuko abajura barabatera nijoro bati nimuduhaye umufite yose cyangwa tubatera amaraso arimo sida. Joriji ati ni mumpe iminota 2 ndi hanze mbitekerezeho. Nuko yikoza hanze agarutse arababwira ati ni muntere ayo maraso nta mafaranga mwabona. Barayamutera barigendera. Umugore asigara arira amubaza impamvu atabahaye amafaranga akemera ko bamutera amaraso arimo sida. Joriji ati humura nari nambaye agakingirizo sida ntiyafata muganga yanyibwiriye ko ukambaye ntaho yamenera. Aka kabiri Pastori yagize acyabwiriza mu rusengero abantu benshi barafashwa abandi bajya mu mwuka ageze aho ati ikintu nemeza ntashidikanya nuko imyaka myiza y'ubuzima bwanjye ariyo namaze ndi mu maboko y'umugore utari uwanjye. Abakristo bari aho bose barumirwa bagwa mu kantu batangira kurebana no gutokesha satani mu mitima yabo kwa jina la Yesu. Toka shitani kwa jina la Yesu. Nuko hashize akanya yongeraho ngo uwo mugore mvuga ni mama wambyaye. Amashyi ngo kaci haleluya ziba nyinshi karahava. Haleluya 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 oh haleluya. Umugabo umwe wari uri muri iryo teraniro atashye nawe ashaka kuvuga nk'ibyo pasiteri yavuze yegera umugore we wari ugiye gusonga ubugari mu gikoni nuko aratangira akivuga ko imyaka myiza y'ubuzima bwe ariyo yamaze mu maboko y'umugore utari uwe. Umugore yahise amusukaho y'amazi y'amarike yaragiye gusongamo ubugari. Umugabo yakangukiye kwa muganga barimo kumuvura ugushye kubera urwiganwa. aka gatatu Umupastori yashatse gutekera abakristo be imitwe nuko aho umukozi we intume 3 arangije aramubwira atujye muri porafo nimvuga ngo mwuka wera manuka uhite uzirekura maze bagire ngo no mwuka wera umanutse koko. Nuko umukozi we ajya muri porafo maze pastori arabwiriza. Hanyuma umukozi yafata nabi za numa zirapfa ariko pastori ntiyabimenya arakomeza arabwiriza we arabwiriza koko agezaho avuga kwa kundi mwuka wera manuka mwuka wera manuka ageza naho arambirwa ari nako abisubiramo. Pastor aragezeho aribagirwa ndetse aranarakara cyane ati manura izo numa mabere ya nyoko. aka kane Umuvugabutumwa yakoreraga mu mujyi biba ngombwa ko bamwimura akajya gukorera mu cyaro kubera ko nta modoka yahageraga. Ubwo rero uyu mukozi w'Imana yageragayo yahuye n'akana arakabaza ati yewe mwana urusengero ruherereye hehe? Umwana arahamwereka. Umuvugabutumwa aturakoze wa mwana we. Mbere yo kumusezera umuvugabutumwa aramubaza ati kutagiye gusenga? Umwana ati ntabwo njyayo. Umuvugabutumwa asubiza ako kana atujyuza gusenga nzakwereka inzira ijya mu ijuru. Umwana kubitaga twege ati ntuzi inzira ijya ku rusengero ngo uzanyereka igera mu ijuru. aka gatanu Twikomereze muri uyu munyamakuru wabyawe n'imbwa. Aha ni ku muhanda uva Kigali werekeza i Rwamagana ahaherutse kuba impanuka. Nuko umunyamakuru nk'uko nyine mubazi arimo gushakisha uko yakora inkuru afite n'amatsiko yo kumenya icyabaye nuko byagenze kuko atabashaga kubona imbere kubera akavuyo n'umuvundo byaraho. Aza kumva abantu bavuga ngo yo yapfuye. Nibwo yigiriye inama yo kuvuga cyane asakuza ngo muveho ni papa wanjye muveho ni papa wanjye. Maze abari aho ngaho nyine bagose aho iyo mpanuka yabereye baturuziga bamuha inzira ariko nyine aza kubona bamutangariye cyane ahingutse imbere y'umurambo asanga ni imbwa bagonze. Baramubwira ngo mukure mu nzira vuba ujye kumuhamba uwo mubyeyi wawe. aka gatandatu Umurwayi wo mu mutwe yagiye kwa muganga amubaza uko amerewe aramubwira ngo buri gihe iyo aryamye arota inkende ziri gukina. Muganga ati ndaguha ibinini bikubuza kurota. Umurwayi ati muga uwo muti uzawumpe ejo kuko uyu munsi nibwo zidakinira igikombe.
aka karindwi. mu nshuti zawe zose nasanze ari wowe ufite igitsina kinini. Umugabo yarimo arebana ikiganiro n'umufasha we wari umubikira, nyuma akaza kubivamo. Icyo kiganiro cyigishaga uburyo ushobora kuvanga amarangamutima. Umugabo arahindukira abwira umugore we ati ariko sheri, uzi ko nta kajambo kababaje cyangwa kanashimishije wari wambwirira icyarimwe? Niba mu kibikira ntabyo mwigaga ntumbaze. Nyamugore arahindukira aramureba, ariko uzi ko mu nshuti zawe zose nasanze ari wowe ufite igitsina kinini. aka munani. Abarimu bigisha mu ishami ry'ikoranabuhanga bo muri kaminuza imwe yo muri kimwe mu bihugu bikiri inyuma mu burezi bateze indege, maze ubwo iyo ndege yiteguraga guhaguruka, umupilote ari umuderevu abwira abari mu ndege ati mbahaye ikaze bagore namwe bagabo muri iyi ndege, nishimiye kubamenyesha ko iyi ndege yakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza yanyu kandi ubu akaba ari ubwa mbere iyi ndege igiye kuguruka. Nuko bose babyumvise batangira kunyonyomba umwe umwe, aba bandi bashyiriye umugore wasambanye umwana w'Imana Yezu Kristu kugira ngo amucire urubanza. Aba barimu rero nabo batangiye kunyonyomba umwe umwe basohoka, keretse umwe muri bo witwa Joriji niwe wasigaye mu ndege yicaye wenyine kandi atuje. Buri wese biramutangaza, nuko begera Joriji baramubaza batese weho kudatinye ngo usohoke nk'abandi. Joriji atuje cyane ati nta mpamvu yo gutinya ko yakora impanuka, kuko niba iyi ndege yarakozwe n'abanyeshuri bacu nkurikije ibyo twabigishije, ndahamya ntashidikanya ko iyi ndege uretse no kuguruka nta nubwo yanakwinyeganyeza, mbese nitava aho iri irakora impanuka ite. aka cyenda. Rwakagorora yahuye n'umugenzi wigendera maze agira atya amucinya urushyi ngo asange yamwibeshyeho, yaramwiteranyije n'umuntu wari waramwambuye. Niko rero kumusaba imbabazi, undi nawe ntiyabyemera ajya kumuregera bunzi. Rwakagorora acibwa amande y'igihumbi. Uko yagatanze inote y'ibihumbi 2 ayo kugarura arabura, nuko acunga wa mugenzi ku jisho aritunatuna maze amwasa urushyi rwa kabiri ati ntibikuvune ugarura, nayo asigaye yahamane. aka cumi. Umukobwa wicuruza yabuze kwasiteri imuvana i Kampala ngo imugeze i Nairobi, maze yiyemeza gutega lifuti. Ubwo amahirwe ikamyo irahagarara iramutwara. Iyo kamyo rero yaje guhura n'ibibazo bituma barara mu nzira kabiri kose. Bari kugera i Nairobi, umukobwa aba arivugishije ati buriya rero ejo nzahita njya kwicuza icyaha kuko nasambanye 3. Umushoferi ati kereka niba hari undi mwaryamanye kuko nge ndibuka ko ari 2 gusa. Umukobwa amusubiza ababaye cyane ati ubuse koko turatandukana tutongeye ngo inshuro 3 zibe zuzuye neza, azabona uko ajya kwa padiri muri ba penitensi. Akoze cyane ntege twabanye paka ino video irangiye. Ndagira ngo uze kumbwira akagushimishije cyane kurusha kandi muri comment.